warangiza ukajya uzamura kwa kuguru kwawe gutyo kuramba ikiganza n'umutwe birazana wazamura. Muraho neza bakunzi ndetse namwe mwese mukomeza gukurikira Physio Rwanda. Uyu munsi nkuzaniye umwitozo umwe w'ingenzi, n'umwitozo mwiza woroshye cyane ufasha kugabanya ibinya byo mu ntoki ndetse n'amaguru, abenshi mu rurimi rw'icyongereza abawita nerve flossing. Uyu munsi ndashaka gusubiza ikibazo abantu benshi ibambajije bagira bati ako tugira ibinya mu ntoki tukagira ibinya mu biganza no mu maguru, mu by'ukuri tukumva atumeze nk'abadafite imbaraga, ese haba hari icyo twabikoraho? Uyu munsi rero ndagira ngo nkubwire yuko ntari bubahe imyitozo myinshi, oya ndashaka kukwigisha umwitozo umwe rukumbi ariko ufite akamaro kanini cyane mu gufasha imyakura ituma tugira ibinya mu ntoki n'amaguru iyo yabangamiwe. Uyu mwitozo ukoreshwa n'abaganga, aba physiotherapy cyangwa se ubugororangingo ku isi yose. Ni umwitozo witwa nerve flossing cyangwa se nerve gliding mu rurimi rw'icyongereza. Uyu ni umwitozo rero udasimbura umuganga ariko ufasha ya myakura gukora neza, ukagabanya ibinya kandi ugafasha n'amaraso gutembera neza. Reka rero ntangire ngusobanurira ubundi ibinya ni iki kugira ngo tuze kugera kuri uwo mwitozo wamaze gusobanukirwa buri kimwe cyose ukurikije n'uko wiyumva, kandi ubashe kureba niba wanagufasha cyangwa ukeneye guhita ubanza ukareba muganga kugira ngo awukwandikire. Reka tubanze dusobanukirwe. Ibinya rero ubusanzwe ni ukumva nk'intoki cyangwa se amaguru ameze nk'asinziriye, ukumva rimwe na rimwe asa n'agagaye, ukumva mu by'ukuri icyo gice cyaba ukuboko cyangwa se cyaba ikirenge ukumva gisa n'igitandukanye n'umubiri wawe. Rimwe na rimwe rero hari n'igihe usanga bijyana n'ububabare cyangwa se gushya, ukumva rwose harimo ubushye pe, ukumva urababara, ukumva harimo ubushye. Ibyo ngibyo akenshi nibyo bita ibinya. Mu mpamvu zibitera rero mu magambo yoroshye ndetse make cyane, impamvu iza ku mwanya wa mbere ni ukuba iyi myakura ishobora kuba yabangamiwe cyangwa se igatsindagirwa. Impamvu iza ku mwanya wa kabiri ni igihe ushobora gusanga amaraso atari kugera neza kuri iyi myakura. Uko amaraso atari kugera neza kuri iyi myakura ntabwo ibasha kuba yatwara ya makuru iyajyana mu kuguru cyangwa se iyajyana mu kuboko, niyo mpamvu uba wumva nyine utari gukora neza bigatuma hazamo ibyo binya. Hari n'indi mpamvu nanone ishobora gutuma mu by'ukuri ibyo binya biza, harimo nko kuba wakwicara nabi igihe kirekire. Iyo wicaye nabi igihe kirekire usanga wakandamije n'ubundi ya myakura ishinzwe gutwara amakuru, by'umwihariko ubwo ni ku gice cy'ukuguru, ukaba wakumvamo bya binya. Ikindi nanone gishobora gutera ibinya ni ikibazo cy'umugongo cyangwa se ijosi. Hari igihe ugenda ugasanga umuntu afite nka disike, icyo twita agasahani k'umugongo, mu by'ukuri kagiye kagakanda wa mwakura uturuka mu mugongo umanuka mwita kukagera no mu birenge, icyo gihe nabyo bikagutera ikinya, ari nabwo burwayi abantu benshi bita sciatica. Hari n'igihe kandi ugenda ugasanga umuntu afite ikibazo ku ijosi, ugasanga wenda araryama akisegura nabi, akaba yabangamira imyakura iba iri mu ijosi kandi ari nayo ikomeza ikagera mu biganza mu ntoki. Iyo rero iyo myakura ibangamiwe ikomeza ikagera mu biganza mu ntoki bitewe no kwisegura cyangwa se ikindi kintu gishobora kuba cyabangamira ijosi ryawe, icyo gihe nta kabuza utangira kugira ibinya mu ntoki. Si n'ibyo gusa bitera ibinya, bishobora no guterwa na stress nyinshi, gutekereza cyane, guhangayika, agahinda kenshi. Ibyo nabyo biri mu byongera kuba umuntu yagira ibinya mu ntoki. Byinshi rero mu by'ukuri bikomeza kugenda bigaragaza ko ibinya bigenda byiyongera. Hari n'ababura vitamine zimwe na zimwe nka vitamine B12, iyi ni vitamine ikomeye cyane, ubundi ubusanzwe ituma ya myakura ikora neza ndetse ikabasha gutambutsa amakuru neza, ahaba mu gice cy'ukuguru ndetse n'ukuboko. Iyo rero umaze igihe urya ibiryo bitarimo iyi ntungamubiri, iyi vitamine ya B12, ni ukuvuga ngo icyo gihe wisanga bya binya byose wabyumvisemo mu by'ukuri bitewe no kukurya nabi. Ni ukuvuga ngo bigenda bite rero? Nk'iyo urya ibiryo ariko ugasanga nta magi ujya urya, ugasanga nta ndagara urya, ugasanga nta nyama urya, ugasanga mu by'ukuri ntabwo ibiribwa birimo vitamine B12 ujya ubirya,
icyo gihe ushobora kwisanga nabwo wagize ibinya mu ntoki cyangwa se no mu maguru. Niyo mpamvu rero ndakugira inama yo kuzajya urya ibiryo birimo vitamine B12 kuko ni ingenzi cyane. Ndumva nayigarutseho muri video zacu zatambutse. Ushobora kujya kuri Physio Rwanda n'ubundi ukaba wareba iyo video ukareba uruhare, ukareba umumaro wa vitamine B12 cyane cyane ku burwayi bw'umugongo, akenshi ari nabwo buduteza ibinya mu gice cy'amaguru. Reka rero mu by'ukuri nkubwire ubundi ninde ukeneye uyu mwitozo. Uyu mwitozo ubusanzwe ugenewe abantu bagira ibinya mu ntoki, abantu bagira ibinya mu maguru, abicara igihe kirekire, abafite ikibazo cy'umugongo cyangwa se ijosi, n'abafite sciatica cyangwa se uburwayi bwitwa carpal tunnel syndrome ariko bworoheje. Ni ukuvuga ngo uyu ni umwitozo utagomba gukora niba ufite ububabare bukabije cyane, niba ufite paralyse ikomeye. Ahangaha nanone kandi niba muganga yarakubujije gukora imyitozo, ntabwo uyu mwitozo uwemerewe. Uyu mwitozo rero nyamukuru unakomeye cyane, abantu benshi bakunda kuwukoresha, ndetse nk'uko twabigarutseho n'umwitozo uri popira nyine ukoreshwa n'abantu benshi hirya no hino ku isi ndetse wanemejwe, ni umwitozo witwa nerve flossing. Byumvikana ko ukora ku gice cy'amaguru ndetse ugakora no ku gice cyo mu ntoki. Ese uribaza uti ni gute ufasha mu kuba ibyo binya byavamo? Ni umwitozo woroshye ariko usa n'uvanzemo ibiri. Ni ukuvuga ngo uratangira umanura gutya umutwe ugendana n'ukuboko kuriya, wongere uzamuke, wongere umanuke, nugeraho nibura ufata amasegonda 5, wongere uzamuke, ari nako wongere ukamanuka. Uyu ni umwitozo mwiza cyane ushobora kugufasha kumera neza, niyo mpamvu ugomba kuwukora. Noneho ibi ngibi iyo birangiye ntabwo turekera aho ngaho, dushobora guhita dukomerezaho n'akandi kitozo bisa nako k'ingenzi cyane uba ugomba kuyikora yombi ikagendana. Noneho ntabwo uri bumanurire umutwe n'ukuboko icyarimwe, ahubwo ko ukuboko kumanutse umutwe wawe usa noneho n'uwujyana ku rundi ruhande uko nguko biri kugaragara. Ndizera yuko rero bisobanutse, ndizera ko wumvikana, niyo mpamvu nawe ugomba kuza kuwukora uko nguko nawe ukweretse ukabasha kuba wagufasha. Reka twikomereze n'indi myitozo. Uyu nguyu wo uraza rwose ukaryama, wamara kuryama ugasa n'uzamura ikirenge cyawe gutyo, ukuguru kwawe rwose kukaba kumeze uko nguko, ukabanza ukumva kumeze neza, warangiza ukajya uzamura kwa kuguru kwawe gutyo kurambura, ari uko nguko wongera umanura ukazamura gutyo ukamanura. Ibi ngibi nabyo ubikora inshuro 20 nibura kuri buri kuguru, ariko cyane cyane ku kuguru kurwaye urabikora nibura inshuro 20. Noneho wenda ku kutarwaye ko ushobora nko gukora inshuro 5 kugira ngo nako kutaba kwahura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Uyu ni umwitozo rero mwiza w'ingenzi ugufasha kuba wamera neza ndetse n'ubwo bubabare bwawe bukagenda bugabanuka. Ni ukuvuga ngo urazamura ukabara, wazamura ukabara za nshuro n'ubundi 20 nakubwiye zagera, ugahindura ukajya n'ubundi ku kundi kuguru. Hari abandi rero bibaza bati kuki rero uyu mwitozo ari ingenzi? Reka nkubwiye ko uyu mwitozo uba ari ingenzi cyane kuko utuma mu by'ukuri iya myakura isa n'inyerera ntigume mu mwanya umwe, bityo ugafasha amaraso kuba wayageraho. Ikindi nanone ukagabanya uburemere kuri wa mwakura cyangwa se ya myakura, ubwo ndavuga iyo mu maboko ndetse no mu maguru, ugatuma imitsi ikora neza buhoro buhoro. Niyo mpamvu rero ugomba kuwukora buri munsi, ntabwo ugomba kuwukora rimwe gusa. Hari abantu bumva ngo ni imyitozo akumva ko ari gukora rimwe gusa. Uko uzi ko utasiba kurya ibinini mu gitondo na nimugoroba warwaye, niko n'uyu mwitozo mba nkweretse utagomba kuwusiba. Ugomba kuwukora buri munsi nibura inshuro imwe, ubwo ni mu gitondo, cyangwa se byaba byiza ukawukora 2 ku munsi, ubwo ni mu gitondo na nimugoroba. Ikindi nanone ugomba kuwukora nibura hagati y'iminota 5 kugeza ku 10, ibihagije rwose. Ntabwo ugomba kurenza urugero cyangwa ngo usange winanije. Ikindi nanone nakugira mu nama z'ingenzi, kuko n'ubundi Physio Rwanda nicyo kintu dushingiraho cyane, ni ukubagira inama zibereka yuko hari ubuvuzi buhari, mushobora kubagana bakabavura. Ariko ikibazo twasanze gihari nuko hari igihe usanga urwaye ibintu ariko utazi no kubisobanukirwa, utazi ngo ndwaye ibiki. Niyo mpamvu Physio Rwanda yaje, twaraje kugira ngo tugusobanurire, tukugire inama kuri buri kimwe cyose mu by'ukuri uba wifuza kumenya ku burwayi bwawe. Niyo mpamvu nkubwira ngo wifuza ubujyanama bwihariye, twandikira aka kanya kuri nimero yacu ya WhatsApp ni 072 51 39 884, twiganirire kugira ngo tumenye neza
uko wiyumva, bityo tugufashe kuba wabona ubuganga cyangwa se ubuvuzi bwizewe. Icyo ngomba kukubwira aha ngaha ni uko ugomba kwirinda kwicara nabi igihe kirekire. Simvuge kirekire ngo wumve yuko nkwemereye no kwicara nabi mu gihe gitoya. Kwicara nabi birabujijwe. Bamenya ko nagiye mbere ku buryo bwiza bwo kwicara, ariko wenda ku batarabubonye ni ukuvuga ngo ugomba kwicara wirinda ko amavi yawe aba ahinnye, nanone ukirinda yuko mu by'ukuri umugongo wawe waba uberamye cyangwa se uhengamye. Ugomba kwicara niba ari ikintu wegamiyeho, umugongo wawe ukaba uri kugikoraho neza. Urabona ko ku mugongo wo hasi hari uburyo haba hasa n'ahahisemo ukuntu, ushobora gushyiramo akantu k'agasego cyangwa se akantu k'agashuka gato, nibura kugira ngo uyu mugongo wawe wo hasi uba ufite ikintu kiwushyigikiye. Ntabwo kwicara umugongo wawe uregetse udafite ikintu kiwushyigikiye ari byiza. Icyo gihe byagutera umugongo, bikaba byanakuviramo kuba wagira bya binya byo mu maguru, mu by'ukuri byakubangamira. Ikindi nanone ugomba kwitaho cyane, iyo wicaye ugomba kwirinda kwicara wubitse ijosi cyane, kuko uko wubika ijosi cyane ushobora n'ubundi kubangamira ya myakura mu by'ukuri ishinzwe kuzana amakuru mu ntoki no mu biganza, ugasanga bya binya byo mu biganza biraje kandi byaturutse ku ijosi. Ibi ndabigarukaho cyane ku bantu bakoresha telefone. Abantu bakoresha telefone ugasanga bazubitsemo umutwe, birabujijwe kuko ibyo ngibyo bishobora kuzagutera ibinya mu ntoki bidakira mu by'ukuri, kandi ugasanga niwe wabyikururiye. Bivuga ngo ugomba gukoresha telefone uyireba imbere yawe neza, iringaniye n'amaso yawe, ku buryo utunamye ndetse utabangamiye ijosi ryawe. Ikindi nanone ugomba kunywa amazi ahagije, kuko amazi ni meza mu buzima. Ikindi nanone aragenda akavanamo n'imyanda myinshi biri mu mubiri, agatuma rero buri kimwe cyose kibasha kuba cyagenda neza. Ikindi ugomba no kurya indyo yuzuye, kuko twabonye ko vitamine B12 cyangwa se vitamine B12 ni ingenzi cyane mu gutuma iyi myakura ikora neza, kandi twabonye ko iyi myakura ikora neza nibwo bya binya byose utabasha kubyumva. Reka nkubwire ko rero uyu mwitozo nakweretse ari intambwe imwe, ariko ubuzima bwawe bwa buri munsi nabwo bukaba ari ingenzi cyane. Niba wagize ibinya, niyo mpamvu udakwiriye kubifata nk'ibintu bisanzwe, ntukibwire ngo bizashira. Tangira kwiyitaho uyu munsi, wite ku mubiri wawe hakiri kare, kandi ndagira ngo nkubwire ngo niba iyi video yagufashije, kanda kuri like, wisangiza abandi, uzibagira ibinya, nurangiza wandika ikibazo cyawe muri komenti, byose mbinyuzamo amaso, hari ibyo wifuza ko nzabakorera cyangwa se ibyo utasobanukiwe neza, kugira ngo byose mbashe kubibasubiza ndetse mbahe ibisubizo bikwiriye. Ndakwibutsa ko Physio Rwanda turi hano kugufasha gusobanukirwa no kwirinda indwara, ntabwo ari ugutera ubwoba, nta nubwo ari ukugira ngo tukubwire uburwayi buhari hirya no hino ku isi wihebe, ahubwo icyo tugambiriye ni ukugira ngo umenye ko uburwayi buhari, bityo nusanga ubufite nawe ujye kwivuza, cyane ko mu Rwanda ubuvuzi bwacu bukomeje gutera imbere.